nari ndi mu cyumba nicaye ku gitanda, nibwo nagiye kubona mbona abagabo binjiye mu cyumba cyanjye. Uwa mbere arinjira, uwa kabiri arinjira, uwa gatatu arinjira, uwa kane arinjira. Bari abagabo 4, ibigabo birebire by'ibisore, urumva wagira ngo ni nk'ibirusiye. Bari abazungu 3 n'umwirabura 1. Bakinjira tayari mbona batangiye kwikuramo imyenda. Ubwo bose baje bambaye nyine ibyenda ubona by'amakote, baje bambaye nk'abagabo biyubashye pe. Ariko icyari kibazanye nta kindi, bari baje kundongora bagira ngo banyishimishirizeho. Mw'abantu mwe si ukubabeshya, iryo joro niwo munsi wa mbere narongowe nkarira, urumva uko pe barandongoye iryo joro. Uko bari abagabo 4, ni ukuvuga ngo uwa mbere yajyagaho, urumva agakora ibyo akora, ubwo undi nawe ari mu bindi, ku buryo uwa mbere yamaraga kurangiza mu gihe agiye kuruhuka, uwa kabiri akabakurikiyeho. Uwa kabiri akajya kurangiza undi wa mbere tayari yongeye kubishaka kuko yabaga arimo aratureba. Mbega ijoro ryambabaje. Ibaza ijoro rya mbere nkigera mu mahanga gutya, nkigera mu mahanga ijoro rya mbere. Kumwe nyine uvuga uti nageze mu mahanga, nanjye nabaye mu diaspora. Nagiye kubona mbona abagabo barinjiye. Reka ubundi mpere ruhande, ntaciye ku ruhande mbabwire uko byagenze. Ubusanzwe ku batanzi nitwa Clarisse, mfite imyaka 23. Njyewe nsanzwe nkora mu kabari, mu buzima muri restaurant, ariko nabanje gukora mu kabari gusa nyuma nza gusaba akazi ahantu muri restaurant VIP kabisa y'Abashinwa, kuko nize n'ibintu bya hoteleri biza kurangira mpabonye akazi keza cyane kanishyura neza pe. Bishyuraga 200 ku kwezi. Urumva 200 ku kwezi muri restaurant, iyo restaurant bayihagazeho. Ni yari restaurant VIP y'Abashinwa ikunda kuzamo abamukerarugendo, abazungu, abantu benshi cyane. Nuko ubwo narindi kuri iyo restaurant, hari abagabo baje. Bari abagabo babona nyine b'abakire, njya kubashyira kuri table bari bari kuriraho. Noneho umwe yari umunyarwanda pe, umwe yari umwirabura, tuganira bisanzwe. Ubwo twaraganiriye baranyikundira, bagiye no gutaha bampaye tip, twari twabaye inshuti cyane pe. Nuko umwe w'umwirabura anyaka nimero zanjye, noneho ndazimuha. Bumaze kugoroba, amasaha nimugoroba, wa undi w'umwirabura yarampamagaye, arambwira ati se muko, ngo ko nabonye uri umukobwa mwiza cyane, ngo aka kazi ukora koko ngo baguhemba amafaranga byibuze akwiranye n'ubwiza ufite. Uti mbara umbwiza ukuri, baguhemba amafaranga angahe? Mubwiza ukuri. Ndamubwira nti bampemba 200, kandi njye numvaga ari na menshi cyane. Nisi 200 ku mwana w'umukobwa ni menshi cyane pe. Wari uvuye mu kabari uhembwa 60,000 70. Arangije arambwira ngo ayayeye, ngo ubuse ngo umukobwa nkawe, ngo ubwiza ufite, ngo ko numvishe wize uzi indimi, waretse nkakwijyanira mu mahanga, i Burayi ukajya gukorera amafaranga, ngo ko hariya ko utazajya ubura $1,000 ku kwezi cyawe y'inyungu yawe, bagutunze ubundi ugakorera amafaranga. Arambwira ati ngo haye imyaka 3 wazagaruka ino uri umuherwe cyane, ngo icyo kibuno cyawe, ngo uburyo uteye, ngo njyewe ngo nzi amaresitora ngagera kuri 3 nakujyanaho, ngo ugakorera amafaranga menshi cyane. Numva ni diro nzima. Man, miliyoni urayumva? Ndangije ndamubwira nti se koko ni ibyanyabyo? Arambwira ati njyewe nimba ubishaka ejo uzansange kuri hoteli ndi kuraramo tubiganireho. Umva mw'abantu mwe, so kubabeshya numvisha ayo mafaranga ndashiduka, ndashiguka mera nk'umusazi, ndashega ndavuga nti kano kazi inzira bicamo iyo ariyo yose nkunde nkabone nanjye njye mu mahanga. Umunsi wakurikiyeho rero ndangije akazi,
shift yanjye nyirangiza 2:30 za nimugoroba. Nagiye kuri hoteli, uwo mugabo yari ariho, wavuze ko yanandongoye se sha. Nyine naragiye ngera kuri iyo hoteli, mbona ni hoteli y'inyenyeri, ego mana yanjye, za hoteli nyine z'abakire pe. Musanga mu cyumba turaganira, ndicara gutya turabanza turaganira, tuvugana ibintu byose, ambwira uburyo byacamo. Noneho nyuma sinzi ukuntu umutima wandiye, ndavuga ntari ku bundi uyu mugabo ko atari musaza wanjye, uyu mugabo ko atari sheri wanjye, ni iki cyatuma yakifuza ko namugora muri ubwo buryo akamfasha kubona amafaranga we nta nyungu abifitemo. Ndabimubaza, namubaza ntese wowe uzungukira hehe, inyungu yawe ukuramo ni iyihe? Yarambwiye ati inyungu ya mbere, icya mbere ngewe nuko nakwikundeye, ati kandi ngewe nakunze umuntu namufasha buri kimwe kugira ngo abashe gutera imbere. Ikindi cya kabiri, muri izo resitora harimo 2 ndi umushoramari muri zo, ngo rero aho hantu ndi gushaka gutwara, iyo tubonye abakobwa ngo babirabura, abakiriya baho baza ari benshi cyane kuko ngo bagirayo abazungu benshi. Ati rero wemeye kuza, noneho uburyo uteye, njyewe ninjye wazajya ukwiyishyurira kuko nanjye ndi umufatanyabikorwa muri izo hoteli, nkajya mwihembera 1,000,000 yawe ku kwezi, aho kurara harahari, abakozi bacu turabacumbikira tukabagaburira. Mani numva nyine birandenze. Ndangije ndamwemerera, ambwira uburyo agiye kumfasha kubona ibyangombwa, ambwira uburyo tuzacamo tugenda, harimo n'uburyo butemewe, byose ndabyumva. Turangije kuganira rero, n'akantu yari yanguriye amarura ariko kamwe gatoya, nari nkamaze, numvaga natangiye no gusinda, buriya amarura arasindisha. Numvaga ntangiye no gusinda nyine kuko twari tuganiriye nk'amasaha 2. Nibwo namubwiye nti noneho ndatashye, ubwo ibisigaye ni kuri telefone. Umugabo yarandebye, arangije arambwira ngo ase ngo Karari, ko nawe ngo ntukigire umwana, kuvuze ngo wataha gutyo gusa koko, ngo urumva ko twahura umukobwa mwiza nkawe, uteye neza nkawe, ukaza ukansanga hano ugataha gutyo? Mpita numva ikintu ashatse kuvuga, ariko mu by'ukuri njye nari nagiye nzi yuko tugiye kuganira iki, ku by'akazi gusa. Ndangije ndamubwira ntese ikintu ushaka ni iki, ariko mu by'ukuri icyo yashakaga nari nacyumvishe. Ngigira hino nkwereke ikintu nshaka. Ngo umugabo ahita nkurubana, araza gutya arankurura, twari twicaye ku gitanda, aranyegereza ngo reka nkwereke ikintu nshaka, ngo kandi ngo humura, ngo ntago ndi imbwa, ngo ntago ndi mayibobo, humura. Urumva ngo wampa ibyishimo niyo byaba iby'iminota 30 cyangwa iminota 20, ukagenda gutyo gusa nta n'amafaranga nguhaye, tuhumura, twahuye twamenyanye, ntabwo uzigera wicuza kumpa umwanya. Yari afite akarimi karyoshye, nanjye koko namureba nkareba n'umugabo ukuze, ubona ufite n'imvi nkeya nyine, babagabo ubona ari nko mu myaka nka 50 cyangwa 40, ari kubona akiri umusore kabisa kubera no gukora siporo. Mwabantu mwe, umugabo icyo gihe ikintu cyakurikiyeho yaranyegereje, atangira kunsoma. Ntago nari bubashe kubyanga, reka none se nanjye naravuze mu mutima nti ushobora gusanga ashaka kumfasha, n'utwo dutura dukeneye, ariko afashije nkatera imbere se hari icyo bitwaye? Natangiye kumusoma, nawe aransoma pe. Umugabo sha umva, turasomana, nkuramo imyenda, ubwo nanjye nyimukuramo, twese turambura. Gusa numvaga pe ntarari mufitiye, buriya biba bigoye kwishyira twebwe abakobwa guhita ushyukwa byoroheje ku muntu muhuye bwa mbere, utari wanapanze ko muraryamana, hari igihe nyine bibanza kukugora. Umve ngo numvaga pe ntabishaka, ku buryo nawe yandebye arambwira ati ariko ndabona bitakurimo. Ndangije ndamubwira nti byo ntago bindimo, kuko nyine ni ibintu bintunguye, ariko ntari bindagerageza mbyishakemo. Arangije ahita ambwira ngo rero ngo twebwe ngo abantu ngo baba hanze, ngo muri biriya bihugu byo hanze
ntabwo dukunda kurongora ngo umuntu ngo atari muri mudu, ngo niba tugiye kwishima ngo mba nshaka tunezerwe twese. Basi se ngukorera iki kugira ngo ubishake twese tubikore tubishaka? Naramubwiye nyine muri make uburyo yanteguramo, arantegura pe rwose. Noneho buriya bano bagabo bakuze sha abazi no gutegura, wa muntu we aragutegura ku buryo urashyukwa pe. Nka nyuma y'iminota 30 numvaga noneho byibuze ndi muri mudu. Umugabo namuhaye ikuma sha akubiseho amazi arameneka, aravuga uti uyu mukobwa uyu nguyu nzamubyaza umusaruro. Tumaze kuryamana yarambwiye ngo noneho ngo wataha, ngo reka nkugurire agafanta nakwemereye kuri telefone, akubita 150. Mani ndavuga nyamara aya mafaranga ni menshi. Ikigaragara uyu mugabo ari seriye. Ubwo ahita ambwira ngo hanyuma ngo nuko ariyo mfite kuri telefone, mureka ngusinyire andi ejo mu gitondo uzajye kuri banke ufata yandi, ngo kuko ngo uranejeje. Yahise afata sheke asinyaye 200. Ubwo 3,500 so kubabeshya rero ukuntu abakobwa turi bigoryi. Nkibona ayo mafaranga naravuze n'uyu muntu ikigaragara ni umukire. Ikigaragara iyi miliyoni yambwiye azajya mpemba ku kwezi ntabwo yambeshye. Niyongeraho n'utungutu tw'udutura azajya nkuramo yongereho n'andi. Ndavuga ahubwo ndakize karabaye umurozi arahiye. Mwabantu mwe, umugabo yaragiye anshugurikira ibyangombwa, rimwe na rimwe akampamagara aho ngenda nkajya gusinya. Yanyitayeho anyirukaho ku buryo nanjye natangiye kubona ko nshobora kuba ndi boro. Ndavuga nti sha ubanzi no resitora bagiye kunjyanamo byo bakeneye abakobwa birabura pe. Uburyo uyu mugabo yankunze. Nasezeye akazi rero sasa, ubwo haburaga ibyumweru 2 ngo tugende. Maze haciyemo amezi 3 yonyine ibyangombwa byose byari bibonetse. Amafaranga ntacyo adakora, bagira uburyo babishakamo. Mwabantu mu gihe cyarageze mbeshya mu rugo ngo nabonye ikiraka, ngo mu gihugu cyo hanze bose baravuga bati umwana wacu aduteje imbere, arakize, aduhesheje ishema. Nuriye indege rero mwabantu, ndi kumwe n'uwo mugabo turagenda. Twaragiye twagenze ni nk'ari umunsi wose n'amanywa. Twagenze igihe cy'urugendo rurerure, mu Burayi ni kure nyine urebye. Tumaze kugerayo ubwo twaragiye tujya ahantu muri etaje. Mbona ariko abantu baho baramuzi, bamwubashye ngo Miss tabona nyine bamwubashye nk'umuyobozi, yaba barinzi y'abaki. Twinjiye muri etaje. Tugeze muri etaje, iyo etaje yari etaje ndende cyane, zimwe nyine bazamuka baciye muri esanseri. Usanga nyine zigira etaje nk'iya 30 kuzamura. Twaragiye, nabonaga ari etaje irinzwe. Ukinjira muri etaje urabanza ugahinguka muri resitora pe. Iyo resitora narayibonye. Iyo uzamutse gato uhinguka hehe mu kabari, niho twabanje guca. Hari mu masaha ibona y'umugoroba ukuntu duca mu kabari. Mbona arimo araganira n'abandi bagabo b'abakire, akabari ubona rwose pe k'abakire barimo abagabo biyubashye gusa. Nanyweye agafanta, numvaga naniwe, ntabwo nashakaga ibintu binstressa, numvaga nshaka kuguma nisoba. Nibwo twakomeje noneho tujya muri esanseri, turazamuka hejuru koko. Noneho anjyana ahantu mu cyumba hatuje sha kuri iyo floor narindiho, hatuje. Twagiye amfungurira ahantu ngiye kwinjira. Ni ukuvuga ngo urinjira ugahita umera nk'ugeze mu gipangu cya wenyine. Inzu nini ifite pisine hanze, ibintu byose. Arambwira atanga niho uzajya uba, atuzajya uva mu kazi utahe hano. Ndeba iyo nzu bwiza ifite, ndeba uburyo iteye, sha si ukubabeshya nanjye ndavuga ntibi ntabwo bishoboka. Arambwira tuzajya muri resitora hasi, nujya gutaha utahe hano. Ati igihe ukeneye kurya, ukeneye imbuto, ukeneye kotegisi whatever, jya uhamagara kuri iyi nimero. Ni nimero ishinzwe abakozi bacu bose. Ubwo ariko igisohotse mwaho
yarasohotse, ubwo yari agiye njye ngerageje kongera gusohoka ngo nanjye njye hasi biranga. Bivuze ngo nta wundi muntu ntabwo uba wemerewe gusohoka amaze kugera mwaho. Mbo iryo joro narariye ndanywa ndaryama, nanjye nkajya mpagarara gutya mu idirishya nkareba hakurya, nkareba ama etaje, nkavuga nti nanjye ndi i Burayi. Umunsi wa mbere ucaho nta kibazo, ku manywa amanywa yari umunsi usanzwe, buragoroba, ariko nkibaza impamvu batarambwira ngo njye mu kazi. Bumaze kugoroba rero nka saa 3 za nijoro, nagiye kubona mbona wa mugabo wahanzanye aje kundeba, arambwira ati Karari, amasaha y'akazi agiye kugera, ndagira ngo witegure, hari make-up, hari ibintu byose, hari imyenda, wambara agakanzu keza kagufi, wambara inkweto, byose byari bihari. Arambwira ati mu kanya ndaje murebe, ngwaye iminota 30. Ubwo njye nari nzi ngo ngiye kujya hasi nyine muri resitora ngiye gukora, niyitaho pe ikirungo ndagikubita. Ariko naramoje ntese kuki ndi gusohoka urugi rufunguka, arambwira ati nta mukozi wacu wemerewe kujya asohoka uko yiboneye, kereka ari twe tumuhaye uruhushya. Ati niyo mpamvu ngo kubw'umutekano wacu. Ndavuga nta kibazo, nzanigumira kuri televiziyo, radio, buri kimwe kiba gihari, uretse ko umuntu aba ari wenyine, haba hari pisine, uretse ko umuntu aba ari wenyine. Reka rero naritunganyije, ndambara, nitera akadodora, ndahumura. Ubwo nari nicaye mu buriri rero, nagiye kubona mbona urugi rurafungutse. Ngize ngo ni wa mugabo wanzanye uje, hinjiye abagabo 4. Abo bagabo ko ari 4 byari ibigabo by'ibizungu birebire, harimo n'umwirabura umwe. Barinjiye nyibirwa ibyo barimo, bamaze kwinjira barongera barafunga. Basutse champagne bari bafite mu kirahure, bansaba ko nanjye ngomba kuyinywaho. Nkinywaho nahise ncika intege, ndetse nikubita hasi pe, nagize isereri nikubita hasi. Muri ako kanya abagabo bikuyemo imyenda mbareba, bamaze kwikuramo imyenda uko ari 4 barandongoye. Sha mw'abantu mwe barandongoye muri buto imbere, ni ukuvuga ngo bankoreye ibintu ntafite uburyo nasobanura. Bamaze kundongora nasigaye bandongoye ijoro ryose ku buryo byarangiye nka saa 8 za nijoro nibwo batashye. Nari ndi kubabara, nari ndi kokerwa. Bukeye rero mu gitondo nagiye kubona mbona umugabo wahanzanye araje. Urumva nari nababaye, nari mfite ibikomere kuko twe twabaye nk'abarwana. Namubaza nti ibi ni ibiki wanzanyemo? Arangije arambwira ati rero humura, ayo mafaranga nzajya nyaguha. Ariko se wowe urumvaga naguha akazi ko muri resitora, nkagutegera indege ifashe hafi miliyoni zingahe, nkagushakira ibiki byose koko gutyo gusa? Ati se undi ugize wumva akazi ko muri resitora bahemba miliyoni, wowe uko ubizi? Ariko wowe humura, itariki nizayigera nzajya nyaguha. Kandi humura, ntabwo nakwangiriza ubuzima. Igihe nihaye nikigera nzagufungurira, wowe uhitemo niba uguma mu kazi cyangwa niba wisubirira iwanyu. Ndamubaza noneho akazi nakangaka nta kandi. Nuko yicaraho, mbizi ko isaha n'isaha ndarongorwa. Ubwo bo mu kwishyura bakishyura uwo mugabo. Sha narumiwe. Amaze kugenda nibwo nagerageje gushaka guhamagara abo mu rugo, nsanga iyo nzu nta kintu kimwe kiba kigifite network uretse ibyaho byonyine. Byaranshanze. Urumva mw'abantu mwe guhera uwo munsi abagabo batangira kujya bandongora bansimburanaho koko. Noneho bari baranshimye, ako niko kabi rero kurushaho, kuko nyuma yo kunshima ubanza nta n'undi mukobwa bari bakikoza. Ni ukuvuga ngo nahise mbona ko nta kindi kintu kibera muri izo nzu, hose haba harimo abakobwa. Umva abagabo barandongoye pe, cyane cyane b'abazungu barandongoye,
ku buryo mu cyumweru wasangaga ari nk'umunsi umwe wonyine bataje, ntasohoka ntaho najya. Rimwe nibwo haje kuza umugabo yari umwirabura, ko nk'umuntu aza nyine tuganiriye nsanga ni umunyarwanda. Yarababaye arambwira ati rero inaha abakire tuba dukeneye kunezerwa, kandi tuba tubona nta kindi kintu cyatunezeza uretse kuza twishimishiriza ku bantu, tubakubita tubarongora ku gato, ibintu nk'ibyo. Ariko nimba umwana wacu iwacu ntabwo natuma bino bintu bikomeza, reka ngufashe uve hano utahe. Uwo mugabo si ukubabeshya, ariko nawe nari namuhaye ndetse byari byabaye nk'ibinagenda neza, wabonaga ko nyine afite ubumuntu, ntabwo byari ibintu bibabaza cyane. Nyuma y'icyo gihe rero umugabo yihaye intego yo kumfasha, kuko aramfasha bidatinze. Urumva nari mpamaze amezi nk'atatu, ndetse n'ayo mafaranga barayampaye buri kwezi bayampa, ubwo urumva nari mfite 3,000,000 nayo imva mu manyarwanda nyine, urumva nawe urabyumva. Ubwo uwo mugabo w'umwirabura rero yaramfashije, arabanza nkura muri iyo nzu yaranshikishije pe, duhita tunimuka tujya mu kandi gace, arancumbikira nk'ukundi kwezi. Ariko ubwo nawe urabyumva, muri uko kwezi yarancumbikiye, nawe nyine yajyaga ndongora rimwe na rimwe. Arancumbikira, ukwezi kumaze gushira, amaze kubona ko nta kibazo noneho gihari, nibwo yamfashije gutega, ndetse ampa n'amafaranga agaragara. Arambwira ati gendere wigire mu mirimo, ntabwo natuma ukomeza kwandavurira hano, uri umwana w'iwacu mwabantu mwe. Nibwo nongeye kugaruka hano, ku buryo narabanje ndicana, banza ndatuza, ndavuga nti ubuhamya nzagenda mbutanga ku ma-YouTube channel amwe n'amwe. Abakobwa munkurikiye mukuremo isomo, aba banyamahanga baraza bakadushuka, bakabanza bakatumenaho amafaranga, tukumva yuko batwifuriza ibyiza, ariko nta muntu n'umwe uzakwifuriza ibyiza, nta kindi kintu agushakaho. Ni bake cyane, ni 1 ku ijana, n'umwe ntagezemo.